yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa bite shaka do ugize mudugu ugiye se mudugu umva nagiye aho ruguru ngiye gukemura inama y'ibisaba bimaze imitsi byarangigije ari umudugudu wanjye ese wabubyumva sha nanjye sho bundi baranyibye mududu niko bakwiburi hehe igene gutegeye ntanga amafaranga yo kurara irondo ntimurara irondo murani ibintu bizashoboka se mudugu narara irondo kandi mfite yanjye mbikubwira niyo mpamvu bakwibihena niyo mpamvu nanjye nka mudugudu mba niturije rero buriya umukanzaniho ibirego nanjye nzajya mbohereza kuri polisi rero bakemura ibibazo uko ngewe nararambiwe babonye imbwa ari inyamaswa y'akamaro barayegereza mudugu kabanza nitaba uyu muntu akanya gatoya ntigereho mwitabe yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa Hello. Telefone yanjye we. Bajya guhiga ikabafasha guhiga korwa n'ibyo utariye deni kubyo niyo wariyibona ari bikeye wamukaritase yuze ugongo umuntu ubumva uri ase wakigorye wagicucuye cyangwa ibipira by'imituku wagira ngo cyatukuyibuza nk'ubwa urusake nagumvisha umwana uvuze induru Imana y'u Rwanda ubwo twagiye gutabara umwana bajya guhiga ikabafasha guhiga Silent Razor Panda Beats. akoze japeti habaye iki Mwebwe ntago muzi ibintu bimbayeho nende kumwe na mudugudu banyiba telefone nagatanga warwana ukuntu rumeze nk'urupfuka rupaki bundi se wawe barena kwibye telefone wabasha no kwiruka ko kimeze gusa Kasiya Mushasha ninde uyitwaye umuntu nyine nende kumwe na mudugudu urumva ndi kuvugana na mudugudu araza arayinshepura arayitwara ariko mudugudu aramwirukanganya none se ubwo mu bigaragara uhagaza ukora iki kutamukurikiye iyo ufasha mudugudu gufata igisambo wambe siriwe nyumvira ndaga uzi ikintu kimeze nk'igifika abapakira bamugana wimujama cyo cyakureba ngo gifata igisambo ndebera nkaho ubu nawe uri ikigo yiburuhamwe reba bigara hano wari sisi ntihaha usanga bariteruye urinze ukavuga ngo ukingo bagibe urusha abamudugudu reka ngwize uku uri igihoni uri munsi y'igihoni yewe uri n'ikibwana ngewe se none se petit tugufasha iki ngo ikintu mwamfashe nukugenda tukamwirukankana tukamuhiga ariko ibyanjye ntabwo yabirarana pe shava mukurira tugenda utwereka aho mudugudu gaciye tufatire igisambo twagiye ho utesanye tukurikira n'ifite gipakiye nawe babonye imbwa ari inyamaswa y'akamaro barayegereza undi neza aho bari bajya guhiga ikabafasha Silent Razor Silent Razor Panda Beats. baramuhamba imbwa yewe nkunda ko mudugu urimo urajya he Nindi wabyumva nyine nari nkurikiye munakuna nari nkurikiye igisambo igisambo se n'indano gakurikiye wacyo tuza mwana twese ko turi ibisambo nubwo ndi mudugudu nanjye njya ruswa tuza we tukagabana neza numva se ahubwo kuvuza ahubwo akantu keza ahubwo iyi nshinga ahubwo niyo nziza ahubwo wowe bwira ahubwo ukuntu ahubwo twagabana kugira ngo n'ubundi ke ngende batamfunga n'ubundi ngende maze undi wowe ukuntu wowe tuvugana urumva atari sawa tugabanye ugeze ngo ki wowe reka wowe n'ubundi ngewe sibyo n'umunsi nibye telefone ebyiri ahubwo wowe
reka wowe kuko nibyo telefone ebyiri reka nkuhemo imwe hano ngaha mu mufuka mfitemo indi wowe reka nkuhe imwe wowe gira vuba utazaniza wowe utabaneza nyine sibyo se genda sibyo se ibyo bisoje ariko nyine ntukiba mu telefone cyane wowe reka shawo urabona se twabaho guruka basha guruka icupa rirabonetse harakabaho ibisambo nka biriya igisambo kiba cyahita kibona mudugudu kigahita kimuhereza ibisambo murakarama rono ahubwo se wowe ntaho bisenze ko ndabitaraza ahubwo ndaje mbiteka imitwe bigiye ngo barankomaguye byahe ba mudugudu icyo kintu tubereyeho ze n'ipfisha babimenye kare babonye imbwa n'inyamaswa y'akamaro barayegereza kugira ngo abyinga dore ngo uyu mudugudu nguye aho yicaye mudugudu usaba ikira mudugudu si hari umuntu waba umukubise kano kanya mudugudu wacu baramwishe mudugudu ubaye iki sha ubaye iki ubaye mande rimennye rusekera y'imennye ubaye iki ko nzi ko wakurikiye igisambo yaranyishuye ubuse nzongera gutera akabariro kuko umwana yanjye mumagurize yewe tumuzamukane neza tukavuna n'ubundi karangiye bajya guhiga kuyobora umudugudu bajya guhiga bakabafasha guhiga Silent Razor. bajya guhiga ikabafasha guhiga Silent Razor. bajya guhiga ikabafasha guhiga Silent Razor. ese birangiye mbuze telefone yanjye mudugu kandi nanizi ko ugikurikiye ariko iki kintu ntabwo gisubizaga ugize ngo kigahombana abantu gahombana imyo uruna kuntu wacumutse w'ikiro none urimo kuvugana n'isoni ibintu birasubirwamo aha mudugudu ibi hano ni bibiri uratwereka igisambo aho kinyuze cyangwa uduhe telefone wawe ujyanye kuko niwe wakurikiye igisambo ntabwo watubwiye ko cyagucitse ahubwo tubonye ngo wavunaguritse ibyo ntabwo bitureba duhe telefone cyangwa utwereke igisambo ariko mwirengagije ko murimo murabyira mudugudu ibyo koko tuzi ko ari mudugudu ariko se niba akurikiye umuntu wari wajyanye telefone akaza avuga ngo aramukubise niko twabwiwe benshi ko atari mudugudu yijyanye agahita yigwangaza cyane rwose n'ubundi si twamushyira amakenga wasanga ari nawe ukuntu telefone yanjye yivuze n'ukuntu nayifashe muri make nataranarangiza no kuyishyura ugeze ngo uri muri make shaka ukuntu niba ari make barahita bayihakinga barayisana ariko se ubu telefone yanjye ndayihombyera buriya nari nungutse igitekerezo buriya icyo gitekerezo se sha ariko se ubundi wowe unguka igitekerezo mbere y'umuyobozi gute waretse tukabanza tukumva mudugudu ibyo bitekerezo byawe ukabizana nyuma buriya mfite igitekerezo buriya nta kindi ni uko twahamagara iyo telefone tukareba aho iri cyangwa uwayibye aho aherereye aha murimo murarwana n'iki ngiye ko telefone na simukadi yabitaye muri wese muri kwibaza iki koko ubu ngubu nta n'ubwo umwana yamagara amarezo yacitse ngo iki ngo telefone yakuyemo simukadi azijugunya muri tuwarete ibyo ntabwo ari byo tuyihamagare twumve nibyo rwose ubwo se nta mayinite ufite cyosha umva murimo murarushywa n'ubusa telefone rwose simukadi zitaye muri wese rwose ariko se mudugu uretse kubeshya ubundi bwo ngubwo mwanyuze kuri wese ku buryo ariho yazitara ntabwo nabituza rukuni wese yo kwa rudomo nabizi se aha urabeshya rudomo wese yabaye kwividura tuwacero nabaye kwividura ko tutayibonye ahubwo tuyihamagare turebe igisambo kiyifite ntabwo mudugudu ngende kumukeka rega ndi kumukeka tindaho mudugudu mwibitindaho mudugudu hari inkoni nyinshi ntabwo arimo aratekereza neza ahubwo turimo turatinda ahubwo reka nguremo telefone tuyihamagare hakiri kare Jesus
niko sha wambwiye nimero zawe tukaza tuyihamagara ku kanya. Andika vuba 078 07 bajya guhiga ikabafasha guhiga baba bajyana Jesus! 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 Mudugudu uragana hereye kare cyane nkukeka ubusa ntugaragaye. Sha mudugudu ujye utuzana ukazana ibintu by'ibisamba ahubwo muca inkoni. Ugize ngo cyo mwana wangu uca inkoni. Niko sha mudugu. Ase iyo telefone iri gusonera mu mufuka wawe ni yande. Ihe telefone se. kandi iyo sonori iri gusona niyo muri telefone yanjye. Ahubwo we mudugu iyo telefone itubwira ahantu wayikuye cyangwa duhite tuguhanyokoka kanya. Harya abaturage bavuze ngo iki igisambo bazafata kibyo bazagikorera iki? Igisambo bagifashe bakidutwara bakakigira uko bakakeka kigenda. Umva rero mudugu yamaji batubwiraga mu nama ukuntu wavugaga. Noneho reka musake telefone yanjye atanayijyana sibyo? Dore ngiyi iyi ngiyi niyo navugaga rero. Dore igisambo dore ngikiriya. Kishika sha twakumenye we mudugu 1 2 3